abana bose badafite base muri iki gihugu waba ubazi cyangwa ntabwo ubazi? Nimba utabazi kandi nimba ubazi tugenda kubashakira abazi, kandi nimba utanabazi ndagusabye winginga wa mucacu gira gutya. Ntabwo mbishaka kumbwira ngo agahinda ngo urampabashe ngo ndashaka kukurangira umuntu. Nawe nshaka undangi njyewe ntabwo kujya kubiranye n'umugabo uwo muranga wawe uzamwijyane. Reka nkubwire rero ibi byose Kevine reka igira ahangaha reka nkubwire utamena ayo mazi tugaseka. Hello beautiful people, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is amazing. Guys, mumeze gute? Mumeze neza? Kanizere ko buri mukunzi wanje wese ahantu ari kameze neza cyane guys. Ndabizi mubaye surprised kubera muri kubona icupa rya byeri n'iki. Ntago ari byeri. Nyine twakoresheje mu mutwe cyane. Mwayibonye guys. Mfite planka uyu munsi iri serious. Nari mfite yindi hari intene nateguye. Nateguriye mami, murabizi ko maze iminsi nagiye kumusura, murabibona, ariko nyine yanze kugenda, yambereye ibamba pe, yabyanze neza yanze kugenda. Ahantu yapanze kujya ntumbaze ngo izuba, simbaze ukuntu yo kubivuga, yanze kugenda, ariko umushito wanyaje kunsura ndamuherekeza, kandi already kimara kumwe kari bugende nahise mpamagara cameraman ndambwira ati gwino dukore akazi. Noneho nyine mbona yanze kugenda mitamerekeza umushiti wanje, muherekeje ndavuga ase nta kuntu twakuramo planka, niko kwitangira agatekerezo kuvuga ati reka nsinde ngiye gusina bwa mbere mu buzima, nabwo gamenye gukora video nanyweye inzoga nasinze. Muraza kumbwira muri comment mumbwire courage wabishoboye, ariko nimubwiye courage yo kunywa inzoga mumbwiye nyine wabikoze neza. Mwezi mujye mutura comment nyine ziduha motivation, kandi juba nyine byo wisanzura nugera kuri channel yuwase KEVINE TV ukande subscribe. Ukimara ukanda subscribe ukole like, ukimara guklikinga video yanje utere comment wisanzuye. Uko video yibonye bari gutera comment, it's okay, uko bishaka, no worry. Okay guys, reka twihute. Mami musize mu rugo ariko maze ntatinzeho kugira ngo nyinde kwako ngiye gusinda agire ngo natinze kuko nari nasinze. Musize mu rugo ngiye kwinjira mu gipangu nasinze, ibintu nk'ibyo ntago mbizi, ibyo gusinda ntago nanjye mbizi, ariko nyine just I'm trying debese nyine niko bimeze. Ndabakunda cyane, love you mwa. Uriko gukora subscribe, like, share and comment, mujye munsharinga abantu kandi mujye mumbwira ko munkunda. Mami! Ibyo wigize none uyu munsi ninjye nawe. Mami! Uriya mukecuru arasetsa ngo mami we! Igomana wabuze se. Ariko naguhamagara umusonye nkakubura, ugira ngo mbigenze gute? Ndebera ndakubwira bwira umusonye zimaterara. Ndakubwira bwira umusonye ukajya kumeza, urameza ufite akanyo. Niye wabonye umuntu umeze ufite akanyo, ntabwo uwo muntu nawe muri ikintu cyangwa muri kimariyo ni primus wokajya kumeza. Ariko wa mujecuru kangowe uzajya umesa ntaga primus wawe, ariko izi materara uzajya umesa ntaga primus wawe bakita export primus. Ubundi harakaba kariho amapine kano ngako. Urazi ukuntu bambwiye ngo ndi umukobwa ubundi kwako mbere narindi kunywa ngo bya pineapple, arambwira ngo ngakubundi mukubira ikitanywa ngakabye
abwira ati mama yarambuje barambwira nta mukobwa mwiza utanywa primus. we Kevine uvuye uherekeje mugenzi wawe uri muzima uratangi. Kevine nakubujije icyitwa inzoga cyose icyitwa igisembuye Uratangi mwana w'umukobwa nta mwana w'umukobwa wanyoye igisembuye none reba ukuje umeze ubu no kumesa ndabihagaritse urabona ni nyari ego hano hari imisego reka nkubwire ibintu bimeze wambwiye amagambo y'abakecuru y'imyirinda mwarashaye mani jya urebana n'ibyawe nungera undeke kuko mfite uko ihangane utege ugutwi nkubwire mfite uko ngiye ubuzima bwawe mbabarira gato igihe wamburije kirahagije n'ubundi nta mwana w'umukobwa wakanyoye inzoga kubona narabikubujije ukanga ukarengaho ibivuyemo n'ibingibi Tereza we ubu se abantu inzira unyuzemo baza babona umeze gutyo nji wabo abo bantu uvuga njyewe nji wabo ariko mwana ubu ngubu washaka kukuranga akakurangira umusore tuvugije ukuri ubu yahera hehe aburetse gato ndaje utakongera kumubyo bintu Kevine mu maso yanjye reka ngusubize uwo musore n'umuranga uri muranza na urambi azandanga ibi wowe ubundi icyo ugomba kurebana ni imyenda yawe niyo bata ukagenda ukamesa ukanyiwe kuko already dumva ubu rero nkubwire icyo ugiye gukurikiraho ariko abakecuru murakaza we ihangane gato reka mvuge buru hatagira n'uwaba ari inyuma y'umuryango ngo akanyonze ubu aba basore bakuguriye izo nzoga aho ubu ngubu uje ari ryera umwana wanjye ubu ni bizima ariho handi mufata amada wamara gufata amada ngo ndatwitse ugasanga urimo ubonye wese inda niya ugasanga umwana abuze se nyumva gato mubwire abana bose badafite base muri iki gihugu waba ubazi cyangwa ntabwo ubazi nimba utabazi kandi nimba ubazi jya ugenda kubashakira abazi kandi nimba utanabazi ndagusabye winginga wa mukecuru gira gutya ntabwo mbishaka kumbwira ngo agahinda ngo urampabashe ngo ndashaka kukurangira umuntu nawe nshaka undangi njye ntabwo kujya kubyanya n'umugabo uwo muranga wawe uzamwijyanira reka nkubwire rero ibi byose ewe data Kevine reka igira ahangaha reka nkubwire utamena ayo mazi tugasa ni pranka mami none yesu we Kevine ni pranka ntabwo ari injara wipeshe ntabwo ari pranka singira cya kamera mananutse ntabwo n'ibyo wabimbwira ntabwo nabyemera nko kubikumva ni izina ry'Imana ariko nasinze cika umutwe zisaba ngandebera se nani asema muzi ko muri se urabona yatari isabune nashizemo yesu uzi ko amahije oya none se kumenya amazi wowe oya reka nkubwire oya guys oya reka turebe ko oya tuvugishe ukuri iyo yari prank yego ariko aha harimo agasomo keza cyane none se nimba agasoma umeneye icyama oya ntabwo urega ntabwo nayisohotse ngiye kumesa utu twenda twanjye ubu ngiye gusubira nkazana iyindi niyabona ariko yizana ariko bitewe ntabwo nari nabigambiriye amazi nayo mvuge nti reka nze njye kuzana kuvuga rero buriya umujinya ibyo uzana ntabwo nari nabigambiriye ko sinabizi n'ubu ngubu batabigewe yakumenyeho ariko rero kumenya amazi nawe reba ariko rero reka tugandebera ukuntu ngizemo ariko reka tuganire gato
oya nkamwe ubone ngiye kwita uyu mukino ubu nta somo ririmo ariko mami nawe nabyawe oya ibyanjye bifite ishingiro mami nawe wisimenaho amazi yesu we oya kumenaho amazi aho ntabwo nari nabyiteguye ni umujinya mbese ubwonko niko bumera gusa hano harimo isomo urabona uvuye aho ngaha uri muzima merekeje wa uherekeze mucuti wawe ugiye ugaruka tutakibyumva kimwe kandi wibuke ko nakubujije kunywa inzoga kandi inzoga ku mwana w'umukobwa zimubyarira ikintu kibi atateguye cyane pe ni nambi siritu nk'uko nguko uragiye barakunywesheje uriya ukunywesheje ninde mbese ashaka iki ese nabwirwa n'iki niba n'ubundi mutakigezeho hariya rero niyo mpamvu nakubwiye nti buriya aho ntacyo mwagezeho mbese niba mwakigezeho okay akaremera kinjiye mu nda yawe hano ubwo mutambeshye ubwo uwo mwana uzamenya n'uwande ntabwo uzamumenya wapi ntabwo bishoboka kwera ko already uri umusinzi kandi n'uwayigute nawe ni wa musinzi mugenzi wawe mwahuye mu basinzi mwese mwasinze kimwe ntabwo ari iki nizanda zitateguye ntabwo wari wabiteguye yes are ni wa mwana amara kuvuka iyo ugeze kwa muganga bati twandikeho nde aho kugira ngo wandikeho se w'umwana ukandikaho nyiri kabari oya data we nyiri icyo gihe wandikaho wenda wakwandikaho amazina ya so wakubyaye wakwandikaho amazina ya musaza kuko byanga bikunda umwana iyo avutse ugomba kwandika amazina yase icyo gihe iyo yabuze ni usanga ubwo papi umwana n'uwawe uturutse kuri korode ugeze kuri shabani ugeze kuri rwamfizi ugeze kuri muki ahantu hose wabazengutse wabamaze ubwo urumva wa mwana ihungabana deja atangiye guhungabana namara kuvuga ati mama papa ninde wumvise ya nzoga ku bana b'abakobwa mwabyumvise rubyiruko bagenzi banje especially abana b'abakobwa niyo baba n'abahungu nabo mukiri bato wapipe ariko noneho by'umwihariko abana b'abakobwa nitwe duhura n'ingaruka zikomeye cyane izo nda none inda z'iki gihe wajya nimba basigaye ugenda mu nzira ugatwita sinzi basigaye batwita we buretse ako kantu rero hari akandi nk'ubwo mukuru ukavuga uti ba kugira ngo nirinde kubyara kugenda ugafata kanini ukamira ibyo binini ya piriri unyoye mwana wanjye utarabyara na rimwe biragiye bitwike mu nda aho ngaho mu gihe Imana iguhaye wa mugabo ngo mujye gushaka urubyaro rwange ahubwo hibereyemo iki ibibyimba kubera ko biriya nta muntu binywa atarabyara na rimwe ntabwo ari byo ni ikosa rikomeye niyo mpamvu usanga ngo barandoze sinzi wagiye mu miti y'imiturage wanyoye sinzi wagiye kwa muganga wacishije muri ekogarafi amakosa arayande ari we yakoze iyo mvano ni kuri ka gatama ndacyagaruka kuri iriya nzoga kumwana w'umukobwa wowe urabyumva ute kumwana w'umukobwa inzoga nawe ubimbwire nawe muri comment maze kutubuka mu byumva njyewe mba numva umwana w'umukobwa ntakwiye kunywa inzoga ntabwo bikwiye pe bigomba umwana niyo wabuzimu wicaraho ahantu uri hose wicare wowe wumva muri wowe ugati ntikizira wumve ko n'ikintu kizira nyine uri umwana w'umukobwa uri umunyarwandakazi ufite indangagaciro zawe ugiye kwirirwa wicaye mu tubari ugiye kunywa inzoga utuyoga inzoga izo arizo zose uko yabihenze kose wabunywa yabiciritse gute yitwa inzoga kandi nyine inzoga ituma bagufata uko utari ubonye ukuntu nyine tubabaza ababyeyi bacu turababaza cyane ni ukuvuga ngo ubundi mu buzima busanzwe bana banjye sibyo kariya kantu kitwa agasembuye n'umugabo uwo ari we wese warengereye akanywa usanga nta kintu yegejejeho ariko rero kuri bamwebweho ku bwanjye navuga ngo reka ikirahure ugiye kumbwira ngo none se mami ngo tuba twasohotse ngo yango nanywa gake unywa gake y'uyu munsi ako gake ejo kongera uyu munsi tuvugiye wanyoye amagarama 100 bugacya ukongeraho 50 bugacya ukongera ukatangira kugeza kuri garama 500 ubwo rero maze kugeza kuri garama 500 ari wandi utakibuka ubwenge ugasanga ugiye kubyara babana ikindi cya kabiri
n'abakubonye wanyoye nge ndahamya ko nura musore ashobora kubona wasinze nge niko mbyibaza simbizi bwo nimwe mubizi akabona urimo unywa ashobora kwibaza ati kubwa nzamushobora cyane rega buriya mama hari ikintu utazi n'abasore b'iki gihe yaba we ari umusinzi ariko uza rero ntago yashaka umukobwa bahuriye mu kabari ngo bakora ubukwe ngibi bahurira bapanga ibindi by'imico mibi byabo byawo mu kabari ariko ntago bahura ngo avuga ati ngagiye gushaka umugore ashaka wundi birwana mu kabari ntago bishoboka uri uzanarebe guys maza kutubwira namwe muri comment ujya kubona ukabona umusore wirirwa kuva mu gitondo kugeza saa 3 z'ijoro uvuga ati nge ntabwo nashaka umukobwa unywa inzoga kubera iki kandi yirwa azi kugurira ariko akubwira ati sinashaka umukobwa unywa inzoga ako kantu rero muri make ucyo agasomo kabayeho bana banje mwihangane tujye tuganira nimubona naje nko kunkaza kubabwira cyangwa mukabona nzabura mbibabwira uko nje kuri ibi by'umu by'abazungu biriya mubona mba nkora byukurikiza impamvu ndi mu kubikora ni nayo mpamvu mubona yipuranke KEVINE akoze iri ni isomo ngende akira ndagushimiye Imana iguhe umugisha ashatse guha abagenzi be mwebwe b'abakobwa nawe ativanyemo nawe arimo cyane pe kuko aka kantu mureke mbabwire kajya mu maraso kakayashyushya kakayacamutse ushobora no gukora icyo utari wateguye kuko niba wicaranye n'uwo muntu arakaguhaye njya numva mbese ngo gatera imbaraga gatera niyo mpamvu rero iyi nzoga ku bwanjye bana banjye muyireke babakobwa ntabwo inzoga ari nziza ntabwo ari nziza pe inzoga ni mbi guys rero mwakoze kudukurikira wowe warebye ino video kayirangiza nyagasana kukumira umugisha mwinshi cyane mujye mutubwira muri comment mutubwire ukuntu video mwayibonye nabi ati ujye ukora subscribe nurangiza urebe video wisanzura ujye gutera comment kandi ibyo mubona bitagenda neza muri video zacu mubitubwire tubikosore uko nimwe tubikorera kandi nibyo twakoze mukabikunda ni mubitubwire se muzatubwira ko mudukunda ryari cyangwa mukunda ibikorwa byacu n'ibyifuzo byo mutwifuzaho byose mutubwire muri comment turahari ku bwanyu kandi turabakunda cyane guys abantu mumbwira ngo mabimora mukora planka ngo ngira gute nge ndi queen of planka ndi umwamikazi w'amaplanka mu rugo rwacu hano ngaha nagari batandera amabuye yarajye bagutwara so guys bye turabakunda